mwongeye kwirirwa twongeye kubasuhuza nanone mu kiganiro cyacu aho muri studio twongeye guhura n'umutumirwa ari we Theo. Nkaba nifuza ko yagira icyo yabasuhuza ndetse akanabibwira ku giti cye. Murakoze cyane, murakoze. Reka nsuhuze abantu barimo baduteze amatwi aho bari hose, bifuriza amahoro y'Imana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane utagabanyije. Okay, murakoze cyane rero Theo. Urabona abantu benshi ntabwo ari ubwa mbere ukoze ikiganiro, ni ukuvuga ngo abantu basanzwe bakuzi nyine, ntabwo twakwirwa tuvuga introduction ngo dushyiremo ibintu byinshi, ahubwo nkaba nagize icyifuzo ndetse n'amatsiko ko numvishe ko uri umuntu w'umwemera. Ndavuga nti ibyiza tuzahora tuganire, mbaze ese ukwemera kwanyu kwaba gushingiye kuki, ese imyemerere yanyu imeze ite, kwizera kwanyu ni ukuhe, nicyo wenda turazakomeza nyuma n'ibindi bibazo dukurikije ibisubizo twagiye duhabwa namwe. Murakoze cyane. Njye nemera Imana imwe, Imana yandemye, Imana yaremye ibintu byose, Imana iruta izindi zose, dore ko n'abantu biyita Imana, hari n'ibintu byinshi byiyita Imana. So hari Imana rero nyayo y'ukuri iruta zose, n'ikindi cyose gishobora kwiyita Imana. Iyo Mana rero ni Imana yaturemye idukunda cyane, ni Imana yadukijije. Urabona ufite, ni Imana nyine twita umubyeyi wacu. Yesu aratubwira ngo tujye tumwita data. Urabona ufite umwana nk'urugero, noneho wataha nk'urugero, wagera mu rugo ugasanga inzu yawe irimo irashya kandi uzi ko umwana wawe arimo, na babandi bazimya imiriro nta n'umwe witaho, uhita wiroha mu muriro ukajya gukuramo umwana wawe. Icyo kintu rero Imana yarakerekanye, kubera ko twari mu nzira ijya ikuzimu, twari mu nzira yo kurimbuka. Imana ubwayo yaritanze, iraza mu mwana wayo, iraza iradupfira, idukiza icyaha. Kubera ko icyaha kirica, icyaha kirarimbura. Hari ingero nyinshi cyane. Urabizi ko hari ikintu ushobora gukora n'abantu ubwabo bakakwiyicira. Icyaha kirica gitwara ubuzima. Iyo umuntu utamwitayeho nabwo mbese icyaha kirica muri make. Icyaha icyo ari cyo cyose kijyana ku rupfu. Nsomye rero akantu kamwe, reka nsome muri Bibiliya gatoya, nkoresha umurongo kugira ngo mbisobanure neza. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 20 umurongo wa 28 aravuga ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Imana rero yohereje umwana wayo kugira ngo azadukize icyaha. Umwana wayo ni Yesu Kristo. So Yesu Kristo niwe ugaragaza Imana, kuko Imana ntizwi, tuyibonera muri Yesu Kristo. Ubundi ugitangira kuvuga hari ukuntu wavuze ngo Imana, ngo wemera Imana kandi iyo Mana ni imwe, ukongera ukavuga uti yaraducunguye, cyangwa se ngo hari utuntu wagiye usobanuramo dukeya tudagiye dusobanuka, ariko woje gusozeza ku ijambo Yesu Kristo. Ariko mu by'ukuri ntabwo dusobanukirwa ngo Yesu Kristo ni muntu ki. None mushaka kudusobanurira Yesu Kristo ni muntu ki, ko twumvisha Imana tukumva Yesu Kristo. Yesu Kristo ni muntu ki? Yesu Kristo ni umwana w'Imana waje mu isi kugira ngo dukize icyaha. Sinzi niba unyemera nkongera nkakoresha Bibiliya. Muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bugiraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Yesu Kristo rero ni umwana w'Imana woherejwe mu isi kugira ngo adukize icyaha. None se nk'uko waravuze ngo Yesu Kristo ngo Imana yaramwohereje ngo kugira ngo acungure abantu, none se niyo mpamvu ituma abantu basenga Yesu Kristo kandi Imana yaramwohereje kugira ngo azacungure abantu? Niyo mpamvu ituma bamusenga? Muri uriya murongo twasomye hejuru uravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye yohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Turamwizera rero kubera ko niwe shusho y'Imana. Biri tubwira kenshi ko Yesu ari ishusho y'Imana ku buryo bw'umubiri. Ubonye Imana nawe yarabivuze ngo umbonye ababonye Imana. Yesu ni
appearance, sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda, uko imana igaragara ni kuri igaragara muri Yesu. Yesu rero yaje kuriya nyine kugira ngo adukize icyaha. Imana rero yashyizeho ko uzamwizera azahabwa ubugingo buhoraho. Reka nongere nkoreshe biriya nanone mbisobanure neza. Impamvu abantu basenga banyuze kuri Yesu ubwe niwe wabyisabiye. Muri Yohana ibice 14 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14 aravuga ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo munsaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Gusenga akenshi tuba turi gusaba. Niyo mpamvu turangiza kuvuga ngo mu izina rya Yesu niwe wabisabye kugira ngo tujye tubikora. Noneho nanone reka nongere njye muri Yohana nanone mu bice 5 umurongo wa 19 kugeza ku 23 guhera ku murongo wa 19 Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se. Hari amagambo ashaka ko wumva hano ngo atabonye se agikora ngo kuko ibyo ngo Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora. Ku wa 20 ngo kuko se akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose ndetse azamwereka n'imirimo irutiye kugira ngo mutangare. 21 akavuga ngo nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo niko n'umwana aho ubugingo abashaka kuko ari nta n'umwe data aciraho iteka ahubwo yabihaye umwana we ngo abe ari we uca amateka yose kugira ngo abantu bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha uwo mwana ntaba yubashye na se. Niba Yesu rero n'umwana w'Imana ari ishusho y'Imana itaboneka, hano akaba atubwiye ngo Imana yamuhaye byose kugira ngo abantu bubahe umwana nk'uko bubaha se. Imana tuyubaha dute? Imana tuyubaha tuyisenga, Imana tuyubaha tuyizera, tuyiringira ibintu byose. Noneho abantu bubahe umwana nk'uko bubaha se. Niyo mpamvu abantu basenga n'amasengesho yabo bakanyuza kuri Yesu Kristo kuko ni inzira Imana yaduciriye kugira ngo tubashe gukizwa. Kandi hari urabona nanone ko bavuze ngo itorero Imana yaguze amaraso yayo. None se Imana yaguze amaraso yayo ni iyi? Wenda aho ngaho birasa nk'ibyumvikana, ahubwo turi kugana ku musozo najya ngo mbaze nk'ikibazo kimwe cyangwa bibiri. None kumwizera cyangwa se kumwemera bikiza umuntu bite? Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaroma ibice 5 umurongo wa 19 batubwira ko umuntu wa mbere atumviye Imana kandi bihita bituma abantu bose baba abanyabyaha. Ngo nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi baba abanyabyaha, bagahita bavuga nanone ngo kuyumvira kumwe kuzatuma benshi baba abakiranuka. Kutumvira Imana nicyo kivaho ibyaha byose. Ntabwo abantu batinya Imana. Baramutse bamenya agaciro Imana ifite n'ububasha bafiteho, nta n'umwe wakongera gukora icyaha. Ariko nyine twarisinzirije muri iyi si, abantu barisinziriza nyine bakigira nkaho ku Mana nta kintu bibabwiye. Ariko umaze kumenya ko nk'igihano nk'imperuka nigera uzatandukanwa n'Imana burundu, ujya ahantu hataba ineza, haba ububabare gusa kandi n'ubuzima bwose. Umuntu aramutse abimenye ntabwo yakongera kutumvira Imana kuko icyaha kiva muri kwa kutumvira nyine nk'uko twabivugagaho. Noneho Imana yararebye ibona ko tudashaka kwikiza, yashyizeho n'amategeko, ariko amategeko abantu barayica. Amategeko ntabwo akiza abantu, amategeko ahana abantu. Niba ushaka gukiza umuntu uzamuha itegeko, ariko buri gihe azahora rimugonga. Itegeko rirahana ntabwo rikiza. Imana rero yashatse gukiza abantu muri buriya buryo. Imana rero iraza iza mu isi nyine ishyiraho inzira yoroshye cyane kuyizera. Uwizeye Imana ni ukuvuga cya kintu cyo kutumvira kiba kimuvuyemo, arongera agasubirana nayo. Kandi n'ubundi nibyo twatangiye tuvuga muri Yohana badusaba ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe kugira ngo umwizera wese azabone ubugingo buhoraho. Iyo wizeye cya kintu cyo kutumvira kikuvamo, nta n'icyaha wongera gukora. Ni nk'uko uba ugarutse mu rugo nyine. Ubusanzwe urabona tuvukira hano mu isi. Iyo uvukiye mu isi uba uri umuntu w'isi nyine. Uzarebe imitima yacu irarikira iby'isi. Nta n'ikintu cy'ijuru imitima yacu igira irarikira na kimwe. Iyo uvukiye mu isi uba uri umuntu w'isi. Bisaba ko noneho uvukira
mu buryo bw'Imana. Mu buryo bw'Imana nshaka kuvuga ni ukuvuka mu buryo bw'umwuka. Hari ubuzima bwo mu mwuka n'ubuzima bwo mu isi bw'umubiri bwo muri iyi si. Dukeneye rero kuvukira mu mwuka. Noneho rero niyo mpamvu Imana yohereje umwuka wayo ujye ugakurikirana isano ya Yesu, ukuntu Yesu yaje mu isi. Ugasoma nko mu gitabo cya Matayo mu igice cya mbere mu mirongo igana hasi ya nyuma baravuga ngo marayika yabwiye Mariya ngo reka mpasome kugira ngo hasome hano bavuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya ngo nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu ariko yarataramurongora urabona afite inda y'umwuka wera. Wa mwuka bwa buzima bw'umwuka tugomba kuba mu mwuka w'Imana ugomba kuba muri twe. Niwo wabonetse ngo afite inda y'umwuka wera. Urumva ko Yesu yakomotse ari Yesu n'umwuka wera ni bamwe. Ngo nuko rero umugabo noneho hano n'umugabo we Yosefu ngo yabonye ko atwite ashaka kubikwepa ariko abikora mu buryo bw'icyubahiro atamukojeje isoni. Ku murongo wa 20 baravuga ngo akibitekereza marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati Yosefu mwene Dawidi witinya kurongora umugeni wawe Mariya kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Marayika nawe araje arabihamije. Imbuto imurimo ni imbuto y'umwuka wera kandi tuzi ko Imana uri umwuka. Ubuzima bwo mu ijuru ni umwuka n'ubuzima tutabasha kubona n'amaso yacu. Urumva ko Yesu ava muri wa mwuka w'Imana. Urumva ukuntu bimeze? Uwo rero ni uzuka kujyamo iyo ukijijwe uwo mwuka iyo wemeye Yesu umwuka w'Imana urazuka kujyamo kubatiza n'umwuka wera. Muri make akuzamo. Noneho akaba ari we ukosora byandi byawe byarananiranye. Akorera muri wowe kuva imbere hanze. No kuva mbese akosora ibintu biturutsemo imbere. Okay, noneho wenda ikibazo cya nyuma nayo mfiteho cy'amatsiko biturukanye no kuvuze ngo uwemera Imana akanamwemera ariko hari ikindi kibazo wenda cy'amatsiko nayo mfite cya nyuma kivuga ngo abatamwemera se bo bizabagendekera bite? Abatamwemera hano mu by'ukuri nibyo narimo kuvuga. Itegereze neza tuvuka turabisi pe. Uvuka witekereza isi imihangayiko y'isi wibereye mu buzima bw'isi kandi ibyaha byose biboheye muri ibi bintu dukora muri iyi si. Utazavuka mu buryo bw'umwuka ntabwo azabasha kubona Imana. Utazamwemera nukuvuga none urya mwuka nyine uva muri Yesu. Uri umwuka ndi kuvuga tugomba kuvukiramo. Utamwemera ntabwo azabasha kubona Imana ahubwo azatandukanwa nayo burundu kandi n'ubuziraherezo. N'ubuzima bwose uzabaho utabana n'Imana kandi Imana ni amahoro. Ubwo nukuvuga ngo nta mahoro uzongera kugira. Imana ni ubuzima nta buzima uzongera kugira. Imana ni urukundo nta rukundo rubayo hari ahantu. Ni ukubayo ahantu mbese hatari ibintu byiza. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye nyamara abisi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Urumva ko rero ntago twe twavukiye mu isi tuvuka turabisi ariko tugomba kuba b'ijuru. Noneho wa mwuka nyine dushyiramo n'utuma tuba iyo umwizeye cya cyaha cya mbere cya Adamu kimwe twasomye cyo kutumvira kikuvamo pe akikuvanamo akagushyiramo umwuka. Ariko iyo usubiye mu isi n'ubundi nyine urongera ntiwubahe Imana. Bisaba ko uba wataye kwa kutumvira. Niyo mpamvu kugira ngo ukizwe ni ukwemera Yesu nyine. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ngo ahubwo babyawe n'Imana. Ibyo bishatse kuvuga ngo ababyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo ni twebwe tuvukira mu isi. Ababyawe n'Imana ni ababyawe n'umwuka ni abavukiye muri Yesu kuko Yesu ni imbuto y'umwuka siko twasomye. Urya mwuka rero ni uza mu bantu urya mwuka w'Imana ukayobora abantu b'Imana. Abana b'Imana ni abana bayobowe n'umwuka w'Imana bumvira Imana bagendana nayo. Ntabwo ari abatumvira Imana ntabwo ari abikorera ibyo bashaka kuko abantu bo mu isi bikorera ibyo bashaka nyine ntabwo Imana bayitayeho. Murakoze cyane rero Theo kubw'umwanya wanyu. Burya nta kanya kajya kaba gatoya umwanya waruduhaye uruhagije cyane. Buriya naho ikindi gihe murakoze kandi Imana ibahe umugisha. Yego murakoze cyane. Imana ibahe umugisha namwe abaduteze amatwi. Okay.